Miss Rwanda 2022 ngira ngo muri kwihera ijisho uko byifashe ku batabashije kugera mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba aho ijonjora ryakomereje kuri uyu munsi. Nkibisanzwe rero Miss Rwanda murabizi ko yivuye mu majyaruguru kenshi itikomereza mu Burengerazuba. Niko byagenze rero n'ubundi nyuma yuko ku munsi w'ejo tubabwiye uko byari byagenze Musanze. Kuri ino nshuro abategura Miss Rwanda berekeje i Rubavu maze naho bareba abakobwa bakwiye guhagararira abandi bakabasha kuba bahagarariye intara, bakareba ko hazavamo uwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022. Reka mbahe ikaze kuri Jaras Official. Uyu munsi nkuko twabibemereye tugiye kubagezaho gato ku ncamake zaranze iki gikorwa cyaje kurangira n'ubundi naho hatoranyijwe abakobwa 9 muri 34 bahataniraga kujya mu bagomba guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022. Wenda gatoya mbere ko tubabwira ku mazina y'abapasinze ndetse na bimwe mu byaranze iri jonjora ry'uyu munsi, tubibutse ko Miss Rwanda 2022 yatangiye ku munsi w'ejo, ikaba yaratangiriye mu majyaruguru aho nyine bari mu karere ka Musanze, aho nabwo hatoranyijwe abandi bakobwa 9. So rero wenda ikindi kintu wamenya kuri Miss Rwanda ku mwihariko w'intara y'Uburengerazuba akarere ka Rubavu nuko Miss Rwanda muri rusange mu gihe imaze ibayeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu nshuro 11 Miss Rwanda yabaye hano mu karere ka Rubavu. Twakubwira ko hatashya amakamba inshuro zigeze muri 15. No kuvuga ngo ikamba wenda ngira ngo riheruka muri kano karere ryegukanywe na Sonia Ishimwe. Nguyu murabizi ko umwaka ushize yabaye Miss Heritage cyangwa se nyampinga w'umuco n'umurage. Ndetse kimwe mu byo ni mwiza Megan yadutangarije, yatubwiye ko hajemo impinduka ku bihembo ndetse na Miss Heritage agomba kuzahembwa kuri iyi nshuro. Ese Miss Heritage Miss Rwanda 2022 azava i Rubavu nkuko namwe mubona abakobwa? Ese murabaha amahirwe ngana iki muri abo ngabo mubona bamaze gupasinga? Murabaha kangahe kwijana yo kuba batsindira iri kamba? Ngira ngo wenda tugiye gatoya ku gikorwa nyirizina hagana ku isaha y'isa 6 zuzuye zirenzeho iminota itagera ku 10 nibwo abaterankunga bose bari bamaze gushinga ibyapa byamamaza hariya nyine habereye ijonjora ry'ibanze kuri Gorilla Hotel mu karere ka Rubavu. Ngira ngo wenda ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho, uretse ko kuri uyu mwaka wenda tutabura kubabwira ko Burarirwa ifite ubwiganze cyane muri branding ndetse na Forzabet bisa nkaho bamenyemo agatubutse kuri ino nshuro. So rero nk'ibisanzwe abakobwa umwanya wabo warugeze aho kwiyerekana, ariko buri mukobwa agasabwa gutanga ubutumwa bugufi bugaragaza ko yikingije ndetse ko yipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 ashize. So rero nyuma y'ibyo by'ingenzi cyangwa se byibanze harebwaga niba koko noneho yujuje ibisabwa bimwemerera kwitabira Miss Rwanda 2022. Ubwo no kuvuga ngo nyuma yo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID hagombaga no kurebwa niba koko uwo muntu anafite cyangwa se yujuje ibisabwa. Ngira ngo wenda iri jonjora naryo ryari ryarenkejemo abakobwa bagera
kuri 54, ariko siko bose barushanyijwe cyangwa se siko bose babashije kuhagera. So rero ngira ngo akarere ka Rubavu ko kari ufite umwihariko muri Miss Rwanda wo kuba karamamaye cyane, ubwo kavagamo Miss Popularity wabaye kimenya bose ariwe Mwiseneza Josiane. So rero nyuma y'uko kwamamara kwe n'uburyo yagiye agira inkuru zimuvugwaho biri mu byatumye wenda aka karere kagira n'umwihariko ku bijyanye n'aba Miss. So rero kuri no nshuro abandi nabo biyangaje baravuga bati umwanya ni uwacu, nicyo gihe cyacu, reka tuze duhatane. So rero ntabwo ndi bubatinze cyane uyu munsi kubera ko nta gishya uretse kubabwira abakobwa bakomeje muri bagomba kujya muri preselection. Ubwo uri kuvuga ngo nubwo bwose baba babonye amahirwe hagomba kubaho n'ikindi cyiciro noneho kigena abazajya muri bootcamp, ari naho hagomba kuvamo nyampinga wa 2022, ari nawe ugomba gusimbura Ingabire Grace. So rero muri kubibona ku mafoto abakobwa beza cyane, beza rwose, bagiye babona za pass. So wenda tugendeye ku manimero, nimero 6 wabonye pass yitwa Nshuti Divine Muheto, nimero 3 yitwa Uwajeneza Peggy, nimero 2 akitwa Keza, hanyuma nimero 21 yitwa Mulinga Jessica, ni mu gihe nimero 32 yitwa Mwiza Amelia, hanyuma nimero 17 akitwa Kazeneza Marie Merci. Nimero 15 nawe wabonye passe yitwa Stella Matutina Murekatete, hanyuma nimero 4 nawe wabonye passe yitwa Isaro Nadia. Mu gihe nimero 33 nawe wabonye passe ari umubyeyi Sandrine. Bivuze ko nubwo bwose ari hariyandikishije abagera kuri 50 kuri no nshuro hagaragaye 34 bonyine babashije kuba bitabira iri jonjora rya mbere ribereye hano mu karere ka Rubavu, cyangwa se mu ijonjora ryibanze kugira ngo babashe kugera mu bazahatana muri preselection izavamo abazajya muri bootcamp. So igisigaye rero ubwo ngubwo ngira ngo niba nta gihindutse ku itariki 6 Miss Rwanda irahita ihindukira baza i Kigali, ubwo naho tukamenya ni bande bazapasinga, tukamenya no mu zindi ntara uko bizaba byifashe, ubundi tukamenya ngo muri aba bose hamaze kuboneka abakobwa 18, i Kigali wenda naho hazaboneka abandi umubare runaka, mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo y'u Rwanda naho bizabuko. Ubwo abo bose nibo bazakusanyirizwa hamwe, noneho nyuma yo gukusanyirizwa hamwe harebwe muri preselection babandi bagera final akavamo Miss Rwanda cyangwa se nyampinga ubereye u Rwanda. Nibyo ngibyo rero umuntu yaba ababwiye ku bijyanye na Miss Rwanda. Wenda ku bantu mufite abo muri gufana komeze kubashyigikira, ubwo ibijyanye no gutora n'ibindi nkabyo nabyo buriya wenda muzagenda mubimenya mu minsi iri imbere. Ndabashimiye rero kuba mwakomeje gutega amatwi Jaras Official mukaduha umwanya kugira ngo mwumve update kuri Miss Rwanda ubu ngubu i Rubavu cyangwa se mu burengerazuba,
abagomba guhagararira abandi muri Miss Rwanda bamenyekanye. I Kigali ninde uzahagararira abandi muri Miss Rwanda, mu burasirazuba no mu majyepfo bizagenda gute? Ibyo byose nibyo tugomba guhanga amaso. Aba judge bacu barimo Miss Mutesi Jolly, Evrine Umurerwa ndetse n'uyu muvandimwe James bagiriwe icyizere cyo kuba bahitamo ba nyampinga ndetse bazavamo nyampinga ubereye u Rwanda. Reka rero mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza. Mwakoze kubana natwe. Inkuru za Miss Rwanda ntago tuvuga byinshi kubera ko hanini tuba tugira ngo tuba updating kubijyanye n'ababonye pass. Ubwo naho mu cyumweru gitaha kuri zino nkuru za Miss Rwanda cyangwa se ku yindi update runaka ishobora kuba yagaragara, ubundi mugakomeza gukurikira ibiganiro binyura hano kuri Jaras Official, yaba ibyo tugirana n'ibyamamare, abifuza kuba ibyamamare na bifuza kwiteza imbere muri rusange. Reka mbashimire, nizere ko mwakoze subscribe, nawe niba utarayikora yikore, mujye mukora share ku biganiro tubagezaho, mukore like. Ibyo byose ni ibintu bigenda bitwereka ko turi kumwe. Gutera comment nabyo bidufasha kumenya icyo gukora. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mwakoze kubana natwe. Bye bye, naho utaha.